reka mbasuhuze mwese abadukurikira kuri Umusingi TV. Mwiriwe mute, mumeze mute? Turabasuhuje cyane aho buri umwe ari, aho waba uri hose, abari iburengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru y'isi, abari i Burayi, Amerika, Afurika, hose, kuko buri muntu ashobora kundeba aho ari hose ku isi, ashobora kundeba. Kandi niba ugihumeka utarwaye, utameze, udafite ibikurushya, Imana ishimwe, amahoro y'Imana abane nawe. Ndabasuhuje rero kandi mbahaye ikaze mu kiganiro. Ni Gatera Stanley. Ndashaka ko tuganira ndashaka kuzakora inkuru ku bapasiteri b'iki gihe, ariko uyu munsi icyo nshaka kuvugaho ni ku myambarire ya Pastor Robert. Pastor Robert muramuzi, yitwa Sergeant Robert, ubu yitwa Major yitwa Major Robert. Kongo yari Sergeant Robert Meja harya bagita rugute mu byaranka bamuhaye rya Sergeant, ariko wasigaye yita ngo ni Major. Reka mbaze mbereke akavideo ku imyambarire ye, hanyuma namwe mumbwire mubona bijyanye n'abapasiteri uko bakwiye kuba bambara, kuko abapasiteri tuzi ko bagira nyine buri abahanzi mujya mubona ukuntu bagira imyitwarire yabo n'imyambarire yabo. Abapasiteri bagira imyambarire yabo n'imyitwarire yabo, n'abandi bantu, hari n'abandi bantu nyine mu buryo bitandukanye, aba mu ofisi, abaminisita, buri bantu bagira imyitwarire. Banza urebe aka kavideo ka Sergeant Robert. Okay, murakabonye. Ubu ngubu rero namwe ndashaka ngo mukomentinge, mume comments ko mubibona. Sergeant Robert jewe uko mbibona, ntago arinjira mu gipasiteri, ariko nigeze kumva ngo yabaye bishop, ntago ari pasiteri. Ariko abandi bavuga ngo ni bishop, ntago ari pasiteri. Abandi ngo ni pasiteri, ntago ari bishop. Ariko ibyo byose yabaye yinjiye mu mirimo yo gukorera Imana, yabaye yaba ari bishop, yaba ari pastor. Ariko cyane cyane n'ahanga i Bugande ndashaka kuzakora ikiganiro cy'abapasiteri ukuntu bitwara. Abapasiteri inahanga hari abapasiteri benshi bageranyira ngo, kandi bagera nko muri wenda nk'igihumbi ngira ngo, nk'igihumbi wenda b'abanyarwanda hano muri Kampala, b'abanyarwanda bashaka kuba banarenga. Ariko abenshi ni abesikoro, ngo barahanura, ngo bagira gute, bakabeshya abantu ibyahe. Mbese buri muntu hano, abenshi bavuye mu Rwanda byanze, baje hano batangira gushinga amacyaki. Nta nubwo ari ukuvuga ngo ni babandi bo bafungiye insengero mu Rwanda, ariko Uganda nyine, igihugu cya Uganda rwose ni igihugu cyiza. Umuntu araza kwikorera ibyo ashaka pe. Cyokoze bamwe babigiremo amahirwe, hari abafatishije, abandi byaranze, baba bari mu tubari banywa inzoga, barangiza ngo ni abapasiteri, abandi bari mu bintu by'isi, mbese nyine byo munsi. So ndashaka kuzakora ikiganiro kuri aba bapasiteri b'abesikoro, imyitwarire yabo, ibyo bakora, ibiki byose icyo kiganiro nzakibaha.
ariko uyu munsi nashaka kuvuga kuri Pastor Robert Kabera. Muramuzi mu Rwanda, yari umusirikare hambere twakoranye ikiganiro mu minsi yashize, hari ahantu arimo gutangiza business z'utubari n'amarogi. Ariko nanone iyi video yanyoherereje nabonye itajyanye n'imyitwarire y'abapasiteri. Mwebwe murambwira uko mubibona. Murabona iriya myambarire n'ukuntu aba ameze nk'umuraperi kabisa, wagira ngo ni muzani wajyaga akunda kwambara gutyo. Wari umuraperi cyane mu Rwanda, ninde nibagiwe izina rye. Ntabwo ari Jay Polly, nta nubwo ari Riderman, nibo bari abaraperi cyane. Wa mwana wo mu Mutara umwe w'umukonyi niwe wari umuraperi bya hatari. Nibagiwe izina rye ariko ndaza kuryibuka. So ndagira ngo mubanze musubize namwe murebe ukuntu Sergeant Robert yambaye, imyambarire ye wagira ngo umuraperi rwose, iby'ubupasiteri reka da. Ariko kandi ukibaza nanone umupasiteri cyangwa se umubishopu ukora business z'utubari, ukora business z'amarogi, ukora uririmba mu tubari, mwebwe nimwumva ko ngira ngo ntabwo arinjira neza mu gipasiteri. Ariko ngomba kuzamushaka noneho tukaganira kuri iyi ngingo neza tukayiganiraho. Iyi ngingo ndashaka ko tuzayiganiraho njyewe na Pastor Robert. Ubu ntabwo akiri Sergeant Robert, ni Pastor Robert Kabera. Nanagusuhuje Robert, uzaze dukora ikiganiro, kuko iyi myambarire uyisobanurira abantu. Niba umupasiteri nawe yambara nk'abaraperi, yambara nk'abahanzi, bafite ukuntu bo bambara, kandi mu bya kirokore cyangwa se ibijyanye n'Imana ntabwo abantu bemera imyambarire nk'iyo ngiyo. Nta nubwo bemera kwambara utumini, ntabwo bemera kwambara mukundisho cyangwa se mukondo out, ntabwo bambara ibintu bigaragaza amabere, ntabwo bemera za poketi, ntabwo bemera. Hari imyambarire nyine, hari n'imico abantu b'Imana batemera. Cyane muri ADEPR bo nta nubwo bemera nuko ukora imisatsi, baba bashaka ya naturel. Mbese murabyumva nyine ko biba bitandukanye. Ab'isi abantu bakora nk'ibyo biba bitabisi. Mu kirokore mwe biba bitabisi, abambara bene ibyo ngibyo biba bitabisi. So rero Robert nzamushaka muri iyi minsi dukora ikindi kiganiro, anatubwire n'abantu bahoze banyandikira bambwira ngo uze kumudushakira utubaze za business mwaganiraga yatangizaga zigeze he. Rero Robert uze kuza twongere tuganire, abantu abakunzi bawe hari ibyo bashaka kukubaza, hari ibyo bashaka kumenya, business zigeze he. Sawa rero, byari ibyo ngibyo nagira ngo aho mbereke nyine iyo myitwarire, namwe mugire icyo muyivugaho. Murakoze rero, bye bye, ciao ciao.